Muraho, nitwa Nkundawumbi Marie Grace, ndi impuguke mu mirire no kongerera agaciro ibiribwa n'ibibikomokaho. Ndagira ngo tuganire ababyeyi bamaze kwibaruka cyangwa se bitegura kwibaruka. Tuganire ku kijyanye no konsa. Konsa ni ingenzi. Iyo twonkeje umwana wacu ni ukumuha indyo yuzuye ya mbere y'ubuzima bwe. Indyo yuzuye, tuvuga indyo yuzuye, ni indyo yujuje intungamubiri umwana akeneye zose kugira ngo akure neza, umurinde indwara, umurinde no kugwingira. Mu bijyanye rero no konsa, hari igihe ugira impungenge ukavuga uti ese ubu nzabona amashereka ahagije? Ese ujye wibaza niba ubunini bw'ibere ryawe cyangwa ubuto bwaryo bushobora kuba bufite uruhare mu kubona amashereka cyangwa kuzabona amashereka haza umwana wawe. Kuri ibyo rero nagira ngo tubiganireho ku buryo bwimbitse. Nta hantu bihurira. Uko ibere ryawe ringana, iyo umwana w'umukobwa avutse agakura akagera mu bugimbi, uko ugenda ukura, igihe cyo gupfundura amabere yawe atangiye kwitegura, amabere y'umwana w'umukobwa atangiye kwitegura kuzonsa. Ariko ikorwa ry'amashereka ritangira iyo umugore atwite, cyane cyane mu gihembwe cya gatatu ari hafi kwibaruka. Icyo gihe haba udusabo mu ibere navuga ngo ni udusabo dushinzwe kubika amashereka no gukora amashereka. Utwo ngutwo turiyongera iyo umugore atwite, turiyongera kuko umubiri w'umubyeyi uba uvuga ngo nkeneye kwitegura kuzagaburira umwana ugiye kuvuka. Hanyuma tukiyongera n'ubunini. Igihe rero umubyeyi yabyaye, amashereka agatangira kwirema kugira ngo wa mwana abashe konka, abashe kubona ibimutunga. Ubunini rero bw'ibere ntaho buhurira n'ikorwa ry'amashereka n'ubwinshi bw'amashereka, kuko ibere ry'umubyeyi uko ryaba ringana kose riba rifite twa dusabo dushinzwe gukora amashereka. Ikigira amashereka menshi rero ni ikindi, ntabwo ari icyo ngicyo. Umubiri w'umubyeyi utangira gukora amashereka, nabivuze, mu gihembwe cya gatatu cyo gusama, cy'igihe atwite ari hafi kwibaruka. Hanyuma iyo umaze kubyara, amashereka akorwa kubera ko umwana yashyizwe ku ibere konka. Ni ukuvuga ngo amashereka akorwa bigendeye ku cyo twita demand and supply. Igikenewe nicyo gikorwa. Umwana niba umubyeyi yabyaye umwana umwe, aramushyira ku ibere, umwana niyonka, umubiri w'umubyeyi, ubwonko buravuga ngo hakenewe ko dukora umusemburo. Hari imisemburo ibiri igira uruhare mu ikorwa ry'amashereka. Icyo gihe rero iyo umwana ashyizwe ku ibere, umwana agakurura ku ibere, ubwonko buravuga ngo turekure umusemburo ushinzwe ubwira ry'abere, kuko amashereka akorerwa mu ibere, ubwira ibere ngo kora amashereka, hakenewe amashereka atunga umwana. Hanyuma umubiri ukegeranya cyangwa ibere bikegeranya binyuze mu maraso, bigakurura ibere, twa dusabo dushinzwe gukora amashereka tugakurura intungamubiri zinyuranye zikenewe zose mu gukura kwa wa mwana. Hanyuma twa dusabo tugakora amashereka. Hanyuma amashereka yamara gukorwa, ubwonko bukavuga ngo habonetse amashereka ahagije, reka noneho tuyareke umwana arashaka konka. Hanyuma ugakora undi musemburo ushinzwe irekurwa ry'amashereka kugira ngo umwana yabone mu kanwa ke. Ariko nanone kugira ngo umwana abone amashereka neza, ni uko umubyeyi aba ashyize umwana ku ibere neza. Tuzabireba yenda mu zindi video uburyo umubyeyi akwiye konsa umwana neza, gushyira umwana ku ibere bigenda bite. Ariko ahanini mbivuze muri make ni uko umwana ntiyonka imoko y'ibere, ahubwo yonka ibere ryose. Ni ukuvuga ngo uruziga rw'ibere rugomba kuba ari rwo rujya mu kanwa, imoko ijya mu kanwa kure. Yenda tuzabirebera hamwe, turebe n'ibishushanyo byadufasha kubyumva neza. Hanyuma umwana uko ashyirwa ku ibere neza, ariko nanone inshuro ashyirwa ku ibere nazo zikaba nyinshi, ibi byongera ubwinshi bw'amashereka akorwa. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umubyeyi ubone amashereka ahagije, ni uko wonsa umwana wawe kenshi. Nanone ushobora kumwonsa kenshi, bavuga ngo hagati y'inshuro 8 na 12 ushobora kubyubahiriza. Ariko wamara kubyubahiriza, ya nshuro wamwonkeje ukamwonsa iminota 2, ukamushyira ku ibere rimwe iminota 2, ukamushyira no ku rindi iminota 2, uyu mwana ntabwo abonye amashereka ahagije. Ikindi, ayo mashereka ntabwo azaboneka bihagije, uzagera kubura amashereka kubera yuko utonsa umwana wawe neza. Ukwiye konsa umwana wawe igihe gihagije. Umubiri w'umubyeyi, ibere ryawe rikora amashereka y'ubwoko bubiri, ntabwo ari ubwoko butandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo umwana agiye konka,
amashereka ya mbere yonka aba ari amashereka afite akamaro ko kugira ngo mumare inyota. Niyo mpamvu babyeyi umwana wawe adakeneye amazi yo kunywa, kubera yuko amashereka ya mbere yonka ni amazi akungahaye, ni amashereka plutôt akungahaye ku mazi afite akamaro ko kumumara inyota. Hanyuma ikindi cyiciro gikurikiraho ni amashereka abafasha. Umubyeyi umaze konsa ukanze ku ibere ryawe cyangwa se wikamye, usanga amashereka aza aba ari amashereka afashe, atameze nk'ayandi ya mbere, ajya no guhindura ibara ubona asa naho yenda kuba umuhondo. Aya mashereka rero akamaro kayo ni iki? Aya mashereka akungahaye ku ntungamubiri, cyane cyane no ku mavuta ashinzwe gufasha umwana gukura neza, cyane cyane mu mikurire y'ubwonko bwe. Umunsi rero wonkeje umwana iminota 2 ku ibere rimwe, ukarimukuraho ukamushyira kuri indi minota 2, uyu mwana ntazabona ya mashereka akungahaye ku ntungamubiri. Ushobora kusanga wonsa umwana wawe igihe gihagije, ndavuga za nshuro bavuga 8 na 12 umunsi wose, ku manywa nijoro, ariko ukabona umwana wawe atiyongera ibiro neza. Ushobora gusanga umwonsa igihe gitoya ngira umushyize ku ibere. Umwana akwiye konka ku ibere rimwe akarihumuza, ukamubona kumushyira ku rindi, nanone ukamushyira ku rindi igihe umushyize kuri rya bere yamara kurihumuza, amaze no gutura umubiri, ukabona agishaka konka. Tuzarebera hamwe nanone ibimenyetso bitwereka niki cyerekana ko umwana akeneye konka, nuko yarize, nuko yatabaje, cyangwa se hari ibindi bimenyetso yenda waba ubizi cyangwa utabizi, tuzabirebera hamwe. Rero ikintu cya mbere cy'ingenzi ni uko wonsa umwana inshuro zihagije, kandi igihe umwonkeje akonka igihe gihagije ku ibere, akahumuza ibere kugira ngo abone za ntungamubiri zikenewe. Turabizi neza cyangwa se ntitubizi neza, ariko turabizi akamaro k'amashereka, turabyumva kenshi. Amashereka ni ingenzi. Amashereka nk'uko nabitangiye mbivuga, afite intungamubiri umwana akeneye mu mikurire ye n'ubwonko bwe. Ikindi, amashereka afite intungamubiri, mvuga nuko intungamubiri ziri mu mashereka zijyanye neza n'ikigero umwana agezemo, igikenewe. Nanone navuze ngo amashereka akorwa ku bijyanye n'igikenewe, supply and demand, ni iki gikenewe. Kuko wongeje umwana kenshi kandi umwana akaba yahumuje ibere, umubiri uravuga ngo hakenewe amashereka, twongere ingano y'amashereka kuko uyu mwana yayamazemo, akeneye ayandi. Ariko niba umwongeje nanone, ikindi nari nibagiwe, niba wongeje umwana ya minota 2 ukamukuraho ukamushyira ku rindi, kuko amashereka ibere utarihumuje, nanone umubiri ntabwo usunikirwa, ntabwo ubwonko buvubura wa musemburo ushinzwe gukorwa kw'amashereka ku ngano ihagije. Kuko umubiri uvuga ngo amashereka arahagije, n'ubundi nubwo umwana amaze konka, ariko ikigero ariho ntabwo ashobora kuyamaramo. Nanone rero intungamubiri zibamo zijyana n'ikigero umwana agezemo. Niba umwana akeneye ingano runaka ya poroteyine, amashereka aba arimo iyo ngano ya poroteyine uwo mwana akeneye. Noneho uko umwana agenda akura, amashereka agenda yiyongera, n'ingano y'ibyo akeneye bigenda byiyongera. Nanone amashereka, waba ari umwana ukivuka cyangwa umwana ufite amezi 4, amashereka yonka, uko umwana agenda akura agenda amenya konka kurushaho, kandi yonka amashereka menshi kurushaho. Nanone impamvu yonka menshi kurushaho ni uko yamenye konka, icyo ni icya mbere, ariko nuko n'ikigero agezemo cy'imikurire gikeneye za ntungamubiri zingana n'iz'amashereka yonka. Ni ngombwa rero kubyitaho. Ikindi, akandi kamaro k'amashereka ni uko amashereka arinda umwana infection cyangwa kurwaragurika, kubera yuko amashereka yifitemo ibirwanya indwara. Ikindi, amashereka afasha umwana kutazarwara indwara zitandura. Abashakashatsi berekanye ko umwana wonse neza aba adafite ibyago, bimurinda ibyago byo kuzandura indwara zitandura nka za diyabete n'izindi zose tuzi. Hanyuma amashereka nanone konka bifasha umubyeyi n'umwana guhuza urugwiro, turabizi, n'ibindi bitandukanye. Iyi video yari yo kugira ngo tuganire, kugira ngo ababyeyi bagire impungenge, avuga ngo ubuse ko mfite ibere ritoya, cyane cyane ku babyeyi bagiye kubyara umwana bwa mbere, ibere ryanjye ko ari rito, nzabona amashereka ahagije? Ko ari rinini, nzabona amashereka yanjye ntazaba ahagije? Ni ukuvuga ngo tuboneye hamwe ko icy'ingenzi ari ugushyira umwana ku ibere neza, ari ukonsa umwana inshuro zihagije, kandi ya nshuro wamwonkeje ukamwonsa igihe gihagije kugira ngo
abone za ntungamubiri zose zikenewe. Murakoze, mukomeze kugira